umupfapfa niyo wamusekuza umuhini mu isekuro nk'ingano ntiyanoga. Mana we, abantu banyumva we, haleluya. Igicire kitubaha Imana kirutwa n'umukene uyubaha. Ahubwo saa 12 n'inkoko ziba ziri gusohoka. Ibyari inkoko baravuga ngo inkoko cyane iz'umweru ngo zatahaga saa 12 ngo imikara n'inturu bitazirya. None ubu byarahindutse saa 12 inkoko ibivuye muri repetition iganye. Ihene iti nshingiye ko nasiragamo mini ngiye mu kabyiniro nkaba nsigaye nyambara ndi muri korali. Nshingiye ko nafungaga segisi ngiye gukurura abagabo nkaba ndi kuyambara ngiye kuramya. Ni ihene ihene ati nge nshingiye ko natoburaga ku izuru ari ubwibone nkaba nsigaye ku manywa ndenda meze neza nijoro nkashyiraho bring. Mbese nshingiye ko impigi nambaraga kera ari iwacu banyambitse ubu nsigaye nambara urunigi mu nda njyewe nk'ihene ndi kubona iyi si yacu iza gushira. Uwo yitwa umupfapfa mu ntiza amatwi we. Akabazi ko imyaka yo kugira isoni ntiwambara ubusa ari imyaka 3. Burya umwana w'imyaka 3 batangiye kujya arambara akimunyamunya. Ukabona yambaye ubusa ku myaka 30 n'ingahe. Uwo ni umupfapfa. Ni umuntu akora ibintu azi ko yabirenze. Akabazi ko Imana yamuhaye ubushobozi bwamugurira umwenda umukwiye akagenda akagura umwenda wakwira umwana wa 10. Umupfapfa akora ibintu azi ko ari bibi ariko akabikora. Icyo yita kwipfayonza. Mukobwa nibakubwira ngo baraguha imodoka ibyino mwisubihinyure, nakubwira ngo bararara bakujyanye n'utanga avance ibyino mwisubihinyure. Muri iyi minsi ikomeye yuzuye ubunebwe n'ubute, muri iyi minsi y'ibibazo kumuhanga amaso iteka nibyo byonyine byonyine kumuhanga amaso iteka. Kandi njya nkunda kubwira abantu amagambo akomeye kababwira ngo ntabwo mufite amatsiko yo kujya mu ijuru kuruta ijuru rifite kubona turigiyemo. Ntakiri kubirukansa ibibahiga noneho biri imbere. Zaburi nshya. Turasoma ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cy'Imigani ibice 18. Imigani ibice 18 tugiye gusoma ku murongo wa 5. Turongera dusimbuke dusome ibice 27 ku murongo wa 22. Igitabo cy'Imigani, Imigani ibice 18 umurongo waho wa 5. N'Imigani ibice 27 ku murongo wa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ryavuze ngo si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza, kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Amen. Si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza, kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Amen. Ibice 27 ku murongo wa 22. Imigani ibice 27 ku murongo wa 22. Haranditswe ngo nubwo wasekura umupfapfa wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano ubupfu bwe ntibwamushiramo. Nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano ubupfu bwe ntabwo bwamushiramo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Reka dufunge Bibiliya ku badafite aho bazirambika, dushyiraho akamenyetso turongera tubasome nyuma. Hari Imana ibaha umugisha. Munyikirize tuvuge amen. Nitwa ababyeyi Zawadi Georgette. Ndi umukobwa heranira ku itorero rya Bukane muri ADPR. Nishimiye kubana namwe, mwagize neza muraza. Ndashimira abandaritse cyangwa se abantumiye, ndashimira abacuranzi, ndashimira abakristo mwaje n'amakorari. Mwakoze cyane, mwanejeje umutima wanjye. Nukuri muhabwe umugisha n'Imana. Iyo nza kuza hano njya nkunda kuvuga ngo ururimi numvise hirya iriya za Burera bavuga ngo intoki zose nukunabana, intoki zose zirakarabanya. Ufite
rufite rumwe ntabwo rwakiyoza, bisaba 5 hano n'izindi aho koga. Ndamutse nje hano ngasanga mudahari, nasenga nkibwira ariko ntawe nabwiriza. Uramutse uje hano ugasanga aho muririmbana badahari, cyangwa se ukahagera abacuranzi badahari, ari wowe wenyine uhari, ntabwo yaba ari korari, yaba ari umuhanzi ku giti cye. Ndabeshye? Pasiteri ari hano ntabwo yakitwa mushumba atadufite. Nta nubwo nawe wakita umukristo udafite Kristo. Rero kuba muhari nanjye mpari, byose byabereyeho kutuzanira ibyiza. Reka dukomere Imana amashyi. Uyu munsi nifuje ko dusangirira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima, tukarisangirira mu buhamya ngiye kuba mu buhamya bwinshi ngira. Ntabwo njya menya gutanga ubuhamya, ariko nabukubiye mu kintu kivuga ngo icyagukomerekeje Imana nikizanyuramo ikomora. Subiremo, icyagukomerekeje Imana nikizanyuramo ikomora. Ubwo buhamya bwanjemo ndi mu modoka nza, Imana yanyibukije ibihe bya kera, inyibutsa n'icyo yavuganye nanjye. Twigeze tugira groupe y'abanyamasengesho, abahanuzi babandi bari kugurumira baka. Mumfashe mwese mundebe kandi mujye mucishamo duseke. Aha ni mu nzu y'Imana. Murabizi buri wese ibyo ari kurya. Nimvuga kurya mwe muri bakuru, nta muntu waza mu masengesho y'igikumba nk'icyo adakuze. Ibyo turi kurya nta shinge nta rugero, ariko biraruta zambobi twamirishwaga n'amerwe. Uko biri, nubwo akikuraza ku nkeke akanagutuka hafi no kugukubita, ariko ntabwo akikuraza hanze. Abagore tumvikane we. Nari mvuze ngo uko biri, nubwo hatavamo ikibanza, ntihavemo inzu, nta n'imodoka wagura, ariko uko biri uri kubona muturayi tw'abana. Nari mvuze ngo nubwo atari za forongo zo mu Bufaransa, ukaba utari kwambara ya makositime ya magana, ariko bitandukanye na ya pantaro yari ifite ikiremo. Nari nkwibukije ngo nubwo utari kwambara ya congo ureshya kwa kundi, ukaba ikirenge cyawe kitarakandagiramo inkweto y'ibihumbi magana ngahe, ariko bitandukanye na bya birenge wambara gutaraza muri Kigali. Uko bigenda kose, nubwo bimeze bityo, ukaba uri kureba utari kurya ifiriti buri munsi cyangwa se ngo urye inyama buri munsi, ariko bitandukanye nuko waburaraga. Ntabwo twese turi kujya za majura, ntabwo ari imitanzania, ariko bitandukanye na kwa kundi waryaga umuceri kuri Noheli. Haleluya. Nari mvuze ngo nubwo utari wagira imodoka yawe, ariko bitandukanye na kwa kundi utabonaga n'igiceri cy'igare. Izi nyama nubwo zitarimo shinge, nta rugero irimo, ariko biruta yamerwe twamirishwaga no. Twongere amen. Twongere haleluya. Nanga ibintu ndi kuvuga nibyo. Uzamerwe. Hari n'abayarwara ngo bakababuka iminwa. Kabona hano wacitse bakavuga ngo namerwe. None rero uko biri, nubwo nta shinge nta rugero, niyo yaba ari umufupa, ariko upfa kurya ukavuga ngo ndi inyama, nta merwe ndi bugire nubwo ntabonye izo nshaka. Dushimye Imana mu gihe itaraduha izirimo shinge na rugero, yabaye turemeye izi turi kurya. Dushimye Imana. Seme amen. Seme amen. Hari igihe ibintu byigeze bigorana, wavuga ngo uri muri Kigali ukabona abantu bakurebye nabi, ariko uko uyirimo kose, ntabwo uzi protocol umuntu yishyiraho. Kera twabyitaga ngo ni imyako. Umva ngo urateranira i Kigali, urateranira i Kigali, urateranira i Kigali, usiba gutira ariko nawe ukareba keza ufite. Nubwo nta shinge nta rugero, ariko muri Kigali. Nubwo nta shinge nta rugero, ariko uri nta kibazo. Abo wa nyuma yagira ngo agize amanota meza ntarenza 70 ingahe, ariko dushima Imana ko ariho. Hari igihe wabayeho nta n'umwana ugira, mbese biragoranye. Ari kwiga mu kigo ubona atari cyiza, ariko Imana ishimwe hari n'abari mu rugo batiga. Dushimye Imana ko nubwo tutari twakira, ariko ntitwapfuye.
nubwo nta shinge nta rugero ariko byibuze biraruta zambo bitwamirishwaga n'iki n'amerwe dukomera Imana amashyi. Ibyo ni ibitekerezo nagize ntaragera hano, noneho tugiye kuvuga ku byo nagize ngeze hano. Hari uwacu wahoze aririmba agiye yitwa Ange. Okay, yahoze aririmba, ntabwo nyamfata ibintu abaririmbyi baririmbye byose, mfatamo ijambo rindeba. Ubu nawe reba iminota ngiye kumara aha, ibintu navuga byose ntabwo wabyumva ngo ubivemo, cyangwa se niyo ubyumvise ntabwo ubyemera byose. Yaririmbye aravuga ngo urwo rukiko rutandukanye n'izindi nkiko, ngo kuko ho ndashyiramo n'utwo atashyizemo kugira ngo biryohe. Urwo rukiko rutandukanye n'izino mu isi, kuko ho ngo ntabwo habayo gusaba imbabazi, nta nubwo wandikira perezida wa repubulika ngo azaguha imbabazi, nta nubwo wigorora n'uwo wahemukiye ngo biguheshe kujya mu ijuru icyo gihe ku imbere ya ntebe, ngo ahubwo ni igihe uzahagarara imbere y'ibyo wakoze nta gihe cyo kubidefanda ufite. Ikintu nakuyemo ni iki? Dukwiye gushima Imana, kuko ngo dusaba nabi niyo mpamvu tudahabwa. Niko ijambo ryambwiye. Hari igihe twajyaga kujya imbere y'ijuru ari wo munsi wa nyuma dufite, twajya gusaba imbabazi tukazisaba nabi nabyo bikaturimbuza. Nahise numva ngize ishimwe muri ngeri rikomeye, ndavuga ngo nshimye Imana ko yatwoherereje ibyo twari kuzakenera tugezeyo. Yewe Imana yatwoherereje ibyo twari gukenera tugezeyo, mbese twari kugerayo byaduhama tugasaba imbabazi, noneho kuko dusaba nabi ntiduhabwe, iravuga ngo reka mbashyire muri iriya training yo ku isi, babe nk'abari mu mwitozo, bige gusaba imbabazi, noneho bamenye ko nubwo batarama ariko bahiriwe kuko bazaba bapfiriye muri jyewe. Hashimwe Imana yatwoherereje imbabazi tutaragera imbere ya rwa rukiko. Nijoro umwuka w'Imana wanjeho ambwira amagambo akomeye, arambwira ngo ikintu kijya gitungura Satani, ntabwo wowe gukora icyaha bitungura Satani, gukiranuka ntabwo byatungura Satani, gukiranuka kwawe ntabwo byatungura Satani, ahubwo igitungura Satani ni ukubona gushuka ukemera gushukika ugakora icyaha. Iyo ukiranutse ntabwo bitungura Satani, kuko Imana yafashe ku mwuka wo gukiranuka kwayo iwuduhaho, ahubwo iyo ukoze icyaha nicyo kintu gitungura Satani, kuko Satani aratuzi ko ibyo adutegeka tutabikora kuko twumvira Imana kumusumba, ahubwo iyo uramutse ubikoze niho bimutera ikibazo agasubirayo akavuga ngo nubwo wari umwizeye ntabwo ari uwo kwizera. Cyakoze twe dushimye Imana ko yatwitegereje abantu batarabibona, bakitwitegereza bakatubonera muri kavukire, abandi batwitegereza bakabona aho twize. Imana yo yatwitegereza ikatubona baba kwizerwa ikatugabiza umurimo. Mana yanjye tuvuge amen, zamura uvuge amen. Satani najya kuvuga ko adatungurwa no gukiranuka no gukora icyaha kwawe. Imana ifashe. Bagabo babandi bari barajyanwe i Babuloni, harimo ba Shadraka, ba Daniyeli, ba Meshaki na ba Abedenego, ntekereza ari bo, ngo barebye ukuntu bubaha Imana yabo. Abi Babuloni barebye ukuntu ba Daniyeli bubaha Imana yabo na ba Meshaki, baravuga ngo turabizi ko batayivaho, ahubwo tubatege ibyereka umwami ko badateze kureka Imana yabo, umwami barakarire ko batamwubaha, narangiza bice tubasimbura. Bivuze ngo Satani arabizi ko tutakubararira igishushanyo, ahubwo igituma ategeka kukibaza nukugira cyangwa se kukibumba, nukugira ngo tukomeze bya bindi ngo gukiranuka turagukomeje, ntabwo tuzikuraho kuba inyangamugayo, noneho biduheshe gupfa naho atatwaka ubugingo ariko twaka ubuzima. Kuko isezerano Imana yaduhaye iturema, yaravuze ngo mbashyize muri Edeni nk'aho Adamu na Eva, mwebwe muzabaho mukomeze mubeho. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo abakiranutsi bazaragwa isi. Imana yari yaragambiriye ko tuzaguma mu isi ubutayivamo kuko gupfa bitari biriho. Satani aravuga ngo ubwo ntabakuramo ubugingo Imana yabahaye, byibuze reka mbateze kurya itunda
nibamara kurirya benda bazasaze bapfe nubwo batashobora kubura ubugingo ariko babura ubuzima. Ijambo riratubwira ngo none niba ari uko bimeze ntimugatinya abica umubiri badashoboye kwica ubugingo, ngubwo muke mutinya uwakica ubugingo akica n'umubiri. Tuvuge cyane aleluya, zamura uvuge amen. Ntabwo bikwiye ko dutinya ababica umubiri. Nashaka guha intaraza, tinya wa wundi wakica ubugingo bwawe yarangiza akica umubiri wawe. Ntugatinye uwohereje amahembe ayo yarangirira mu nzira, cyane ko hari ibyo Imana ikubitiraho tutabonye. Twebwe Imana ikaza ikatwereka intsinzi, ukumva ivuganye nawe ngo bari bohereje amahembe ariko nta kikugeza. Satani ateza Adamu na Eva gucumura atari ukugira ngo babure ubugingo gusa, ahubwo ari ukugira ngo bapfe, kuko ubugingo bwa azi ko dufite ku Mana. Ageze i Babuloni aravuga ngo aba bagabo bane n'abandi bazanye bubaha Imana ntabwo bakora ikosa ryo kubarara igishushanyo, ahubwo mu buryo bwo kubabuza gutona ku mwami, reka tubateze kugamika, kuko turabizi barabivuze ngo turabizi bo ntibakunamira igishushanyo, ahubwo kugira ngo tubasimbure tubakorere reka dutegure igishushanyo noneho bazabyange tubasimbure. Bivuze ngo icyari butungure Satani ntabwo ari uko Daniyeli n'abariya bagabo bandi bareka kunamira igishushanyo, ahubwo Satani yararatungurwa yabona bunamye. Ntabwo banyumvise. Daniyeli agahita avuga ati njyewe kugira ngo ndeke kuba minisita ndunamye. Shadraka akavuga ati njyewe kugira ndeke kuyobora ururembo bampaye ndunamye. Meshaka akavuga ati kugira ndeke ururembo rw'amajyepfo bampaye nanjye ndunamye. Ngo bari barabagabanyije indembo ngo Daniyeli we bamushyira mu murwa, bitera abandi bayoboranaga ishari, bavuga ngo ni gute abanyagano batangiye kudusimbura ku ntebe, ngo bazavana igihugu cyacu bagihindure kibi cyabo, noneho batangire bakorere n'Imana yabo batume izacu zimura. Baravuga ngo noneho rero ubwo tubazi neza ntago bakubararira kiriya gishushanyo cy'umwami, ahubwo tukibatege nk'intaza izatuma batunama, noneho babajyane babice. Ndajya kuvuga ngo iyo kiranutse ntabwo bitungura Satani, ahubwo yukoze icyaha biramutungura. Igihe kirageze rero kuri iyi nshuro ngo tureke kubararira ibishushanyo, ahubwo dukomeze twemye duhagaze, tuvuge ngo twe turi abakristo, tuzahora turi bo naho igihugu cyose cyaduseka. Tukomeze tuvuge ngo turi abakristo mu bihe byose no mu makuba. Dukomeze tuvuge ngo turi abakristo kandi turakomeje mu rugendo rwacu. Tuvuge ngo yaba ibyo by'ubuyobozi, yaba ibyo by'umwami, yaba ibyo muri korari, yaba ibyo muri komite, yaba ibyo muri quartier, yaba ibyo mu buyobozi, yaba ibyo ku ishuri, yaba ibyo mu muryango uvukamo, yaba ibyo washatsemo, yaba mu nshuti, uvuge ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ibyino mu isi tubihinyure. Mukobwa nibakubwira ngo baraguha imodoka, ibyino mu isi bihinyure. Nakubwira ngo bararara bakujyanye n'utanga avance, ibyino mu isi bihinyure. Nibakubwira ngo barakugurira baragushakira tike y'indege, uvuge ngo ibyino mu isi ndabihinyuye. Mugore nakubwira ngo ndakubakira inzu ariko turyamana, ibyino mu isi ubihinyure. Nihagira ukubwira ngo kugira ngo nkugurire urukweto birasaba iki, mubwire ngo ibyino mu isi ndabihinyuye. Sigaye nifuza ibyo mu ijuru, kuko namenye neza ko nubwo mu ntambara ndasana n'umwanzi, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Kandi njya nkunda kubwira abantu amagambo akomeye, kababwira ngo ntabwo mufite amatsiko yo kujya mu ijuru kuruta ijuru rifite kubona turigiyemo. Yesu we, ntabwo ijuru warirusha amatsiko yo kukubona uririmo. Ikimenyimenyi hano mu isi urateka ukarya kandi uri mu rugendo rujya mu ijuru, ariko mu ijuru wari wavuze ngo sinzongera kurya ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, n'umuririmbyi ajya mu mwuka bivuga neza, avuga indirimbo ikomeye, aravuga ngo ntabwo dutegereje kujya mu ijuru ngo dufite amatsiko menshi, ngo ahubwo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi ibimenyetso byerekana ko agiye kugaruka vuba. Ariko wihangana, azaraga icyo gihugu. Ibimenyetso
birerekana ko agiye kugaruka vuba. Ngo hari umugabo mwegeze ajye mu mwuka, bashyizemo metero. Nkunda kubwiriza abantu negereye, ariko mfite ubumuga bw'ubugufi ntabwo abinyuma bandeba. Najyaga kuvuga ngo hari umugabo umwe wabonye ngo ibimenyetso. Aravuga ati ibimenyetso mfite ntabwo ndi shuwa ko ari ibimenyetso by'uko mu ijuru twenda kujyayo, kuko nyine ngo impanga imwe yigira inama yo kugira uti wewe nabonye muri beza ntarabegera, noneho muri beza cyane. Aravuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara, reka ngire uwo negera mubaze koko niba ibintu ndi kubona ko ijuru twenda kuritahamo nawe ari kubibona. Aragenda ngo abaza ibintu byaremwe byose, ngo yabajije ibyaremwe byose, kandi n'inshuro ntabwo yabiretse aracyabibaza. Ngo abaza ibyaremwe byose, arababaza ngo murabona isi yacu igeze. Ngo abajije ingurube iti nshingiye ko kera niberaga mu gishanga kajya ibyondo nkabyigaraguramo kagumayo, none ubu kaba nsigaye mba mu byondo nkajya ku ruhimbi. Ibimenyetso byerekana ko agiye kuza vuba. Ngo arayirindukira abaza ihene, mwese wahenewe urabona isi yacu igeze. Ihene iti nshingiye ko nashyiragamo mini ngiye mu kabyiniro, nkaba nsigaye nyambara ndi muri korali, nshingiye ko nafungaga segisi ngiye gukurura abagabo, nkaba ndi kuyambara ngiye kuramya. Ni ihene? Ihene. Ati nge nshingiye ko natoboraga ku izuru ari ubwibone, nkaba nsigaye ku manywa ndenda meze neza, nijoro nkashyiraho buringi. Mbese nshingiye ko impigi nambaraga kera ari iwacu banyambitse, ubu nsigaye nambara urunigi mu nda. Njyewe nk'ihene ndi kubona iyi si yacu iza gushira. Arabirinduka bazana inkoko. Wa nkoko urabona isi yacu igeze. Inkoko iti byanjye byose nari ikintu kibaho. Ngo aravuga ngo inkoko niyirya ntiruke. Inkoko irarya ntiruke. Nuko inkoko kuva kera yari iteye, nkibera hanze nk'inkoko, saa 12 nkagana iyo mu nzu. None ubu ntibyarakaze, ahubwo saa 12 n'inkoko ziba ziri gusohoka. Ibyari inkoko baravuga ngo inkoko cyane iz'umweru ngo zatahaga saa 12 ngo imikara n'inturu bitazirya. None ubu byarahindutse, saa 12 inkoko ibivuye muri repetisiyo iganye Nyamirambo. Gutya Imana ibaha umugisha. Inkoko iti ndikona isi yacu iza gushira. Arabirinduka ajya no mu bantu, kuko ibyaremwe ntago birangirira ku matungo. Ngo abaza n'abantu, agiye kubaza abantu, aravuga ngo reka nere kubaza n'umusivile atamfatirana. Ngo ajya mu basirikare, areba uwambaye ranka yo hejuru, avuga ati byari byose nkurikije birokoroko biriho, bari we ubimbwira wabonye byinshi. Aramubaza ngo none nkawe nkafande udusobanuriye, uri kubona urugamba rugeze? Abati urugamba nkurikije urwo narwanye kera, narwanye muhana ngiye kuvuga ngo yashikara, narwanye kuyubutita, ndwana ku isi yose, ndwana 94 94 ndarwana, nizo muri quartier ndazirwana. None rero ndi kubona hanga n'ubwa mbere ndwanye hijimye gutya. Aravuga ngo ijoro ririjimye cyane, ariko buracyaha hanyuma. Aramubwira ati none se mu Rwanda inama watugira niyi? Aravuga ngo inama nakugira nubwo urugamba ruhari, urugamba ruzashira, guma mu ntambara.
dutegetswe kuguma mu ntambara. Nuko umurwanya tubwiye urugamba ruzashira ariko ugume mu ntambara. Nigeze mbisobanura abantu turi gusengana, ndababwira ngo urugamba kuba Imana ikubwiye ngo ruzashira ntabwo bivuze ngo uhite utaha uve mu ntambara. Irakubwira ngo urarya, ntabwo uhite urya aka kanya, urataha ukagira mu rugo, niba yaguhayemo igihumbi ukajya guhaha ugateka. Nimba ikubwiye ngo nzaguha inzu, ntabwo uhite ugenda ngo uherande urufunguzo, ahubwo uragenda ugategereza Imana wizeye. Muririmbyi yaravuze ngo hariho indi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana, ngo tuyitegereze twizeye kuko data yidufitiye. Tuvuge amen, twongere amen. Isi data yidufitiye, tuyitegereze twizeye. Kandi witwa Ibyahishuwe na Daniyeli yabivuzeho, na Ezekiyeli yaravuze ngo Imana izarema indi si nshyashya, ngo n'isi y'ibyasezeranijwe, n'isi y'amasezerano. Hari igihe tuba tutarajya mu ijuru ariko bakabona Imana yagutuje mu gace kandi kibereyemo ibyishimo, ukavuga ngo noneho ndagushimye kunyishimishije ibyishimo bingana n'imyaka nababarijwemo. Kandi Imana yacu itanga ibisaguka, ukababara imyaka 5 ikakwishimisha 80, ukababara imyaka 2 Imana ikakwishimisha imyaka 50. Dushimye Imana ko itubikira ibihe byo kwishima nubwo turushwa n'abantu. Twizere Imana yacu, mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Kandi ngo iyo ni inkuru nziza yo kunezeza umugenzi. Dukomere Imana amashyi. Noneho nabonye batabyumvise. Kumva ni kimwe no kumvira ni ikindi. Ese ugira ngo haraba batarumvise? Icyo najyaga kubabwira, nababwiraga ngo ibintu byarakaze. Inkoko yatahaga saa 12 ahubwo iri kugenda saa 12. Ingurube yabaga mu gishanga ubu yavuye muri kuza no muri kaburimbo. Ihene yazamuraga umurizi cya ikajya kwirishiriza igataha, ubu noneho iri kumanuraho gatoya ikabiri gitana ikaza mu bantu. Ubuzima busanzwe sinigeze mbona ahantu haragiwe inka n'ihene. Cyo koza haragiye inka n'intama, iryo cyo nararibonye. Ibyo byo narabibonye. Zarakoraga inka n'intama ku borozi, mufasha borozi. Inka n'intama birabana. Ariko ubu tugeze muri generasiyo n'ihene zivanzemo. Ugasanga horoye ihene, harimo n'intama, harimo n'ingurube, harimo n'inkoko, ngo ni ibintu byo kwiteza imbere nyine. Ni mushinga tubanza twigirwa na BDF tukawunoza. Ariko Imana ishimwe, nubwo bivangavanze gutya, mushumba yahoza atubwira ijambo ry'Imana kubakirewe nimwaryumvise. Yavuze ngo dutegetswe kwiyeza kugira ngo Imana izakora igitangaza ejo muri twe. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mbere igitangaza habamo kwezwa. Maze nanjye nibuka umuririmbyi yavuze ngo mubareke bagende ikivunge, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari. Ni inkuru ntashatse kuvugaho uyu munsi, ariko reka ngakomozaho gusa. Ku nyanja itukura nkunda kubwiriza kubeye ku Isirayeli cyane, ku buryo uyu munsi nashaka kubavugaho cyane. Inkuru zabo ziramfasha. Mundi mu kubareka bakagenda ikivunge ku nyanja itukura, bitewe n'ingabo za Farawo zari zibagose n'imisozi yari iri ruguru. Imana yaravuze ngo ndamutse ngize upfira ahangaha aguye mu maboko ya Farawo, Abisirayeli ntibazongera kwishima. Iravuga ngo mugende ikivunge mupfe guhirigita mu nyanja itukura mwambuke, ibindi tuzabisasanura tugeze imbere. N'uwari wararoze, n'uwasambanye, n'uwishe, n'uwagize irari, uwanyweye, uwikinishije, uwambaye ubusa, bose birohamo barambuka. Ariko bageze kuri Yorodani, Imana iravuga ngo ibibahiga biri imbere, ni Abamoni, ni Abaheti, ni Abahivi. Mbasezeranyije ko abo ntarabica umunsi umwe, kugira ngo igihugu kitaba umunuko. Nzabica ruto 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 ruto, noneho mugandagaza iby'imbere nzabyisimamira. Ahubwo mubanze mwiyeze, maze ejo nzakora igitangaza muri mwe. Nongere mbanyuze mu mazi, nongere mbambutse, mwongere mutore amabuye mu nyanja. Ntakiri kubirukansa ibibahiga, noneho biri imbere. Cyagiye cyatumye dupfa kwambuka igihogera. Ibyaduhiga